abantu bakugambiriraho ibibi ariko ntabwo bizasohora. Abantu bagucurira imigambi mibi ariko ntabwo izasohora. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu banyuze mu bihe bikomeye muri iyi minsi itambutse, abantu banyuze mu bintu bikaze, abantu banyuze mu buzima bugoye, aho nta muntu wari ufite aho yakwihisha. Haleluya. Yesu nashimwe. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Amazina nitwa Ngirabakunzi Fidele, ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana. Nejejwe n'Imana kuba ndi aha hantu ndi kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Ndi umukozi w'Imana mu itorero Philadelphia. Imana iduhane umugisha. Reka dutangire dusome ijambo ry'Imana. Turasoma Samweli wa mbere, igice ni icya 16. Turahera ku murongo wa 10. Dusome mu izina rya Yesu kubahageze. Murongo wa 10 uravuga ngo, nuko Yesayi amurikira Samweli abahungu be 7. Maze Samweli abwira Yesayi ati, aba si bo Uwiteka yatoranije? Samweli abaza Yesayi ati, abana bawe bose naba? Aramusubiza ati, hasigaye umuhererezi, ariko aragiye intama. Samweli abwira Yesayi ati, mutumire bamuzane, kuko tutari bujye kurya ataraza. Nuko aramutumira, amujyana mu nzu yari umuhungu w'inzobe ufite uburanga kandi w'igikundiro. Uwiteka aravuga ati, haguruka umusukeho amavuta, niwe uwo. Samweli aherako yenda ihembe ry'amavuta, ayamusukiraho imbere ya bakuru be. Uhereye ubwo umwuka w'Uwiteka akajya aza kuri Dawidi cyane. Nuko Samweli arahaguruka asubira i Rama. Amen. Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Ikibwiriza nateguye kiravuga ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana kutazayoba ku buzima bwawe. Umugambi w'Imana kutazayoba. Icyo Imana yakuvuzeho kizasohora uko byagenda kose. Ntabwo umugambi w'Imana uzayoba ku buzima bwawe. Ntabwo uzajya ku wundi muntu, ahubwo wowe Imana yagambiriyeho ibyiza ni wowe bizasohoraho. Ntabwo bizajya ku wundi muntu, bizaza kuri wowe, kuko yabigambiriye kera kose. Taraba urusoro mu nda ya nyoko, taraba urusoro mu nda ya mama wawe, Imana yari igufiteho umugambi. Amen. Imana ifite umugambi mwiza wo kukugirira neza. Samweli yabaga mu ishyamba aragira intama. Nta bindi byiringiro yari afite byo kubaho. Nta bundi buryo yari afite. Ubuzima bwe bwari ubwo kuba mu ishyamba aragira intama. Ngo igihe kimwe Imana ihagurutsa Samweli iramubwira ngo, genda ujye mu rugo rwa Yesayi untoranirizemo umwami mu bahungu biwe.
ngo Samweli arahaguruka aragenda, ngo agezeyo ngo Yesayi amumurikira abahungu be 7, ariko ngo Imana irabagaya. Ngo akamumurikira umuhungu umwe yahagera, Imana ikamugaya. Akaza n'undi yahagera nawe, Imana ikamugaya. Ngo Samweli agera ubwo yibaza, arabaza ngo aba nibo bahungu bawe, aba nibo bana ufite? Yesayi arangije aramubwira ngo hari undi mwana w'umuhererezi mfite, ariko ntabwo ari aha ngaha, ahubwo ari mu ishyamba aragiye intama, aho niho yibera. Nshuti yanjye mwene data, hari ubuzima wari uhagazemo bumeze nk'aho uri mu ishyamba, bumeze nk'aho watawe, bumeze nk'aho uri wowe wenyine, ariko nagira ngo nkubwire ngo ntabwo uri wenyine. Imana igufiteho umugambi mwiza, cyo yagambiriye ku buzima bwawe kizasohora. Mugambi w'Imana ntabwo uzayoba, icyo Imana yakugambiriyeho kizakuzaho byanze bikunze. Hari igihe umuntu aba mu buzima ameze nk'uwatawe, ameze nk'uri wenyine, ameze nk'aho nta byiringiro by'ubuzima abona imbere ye, ameze nk'aho yajugunywe, ariko Imana umugambi wayo irawukomeza mu izina rya Yesu Kristo. Ibyo yakugambiriyeho izabisohoza, nta na kimwe kizavaho. Isaha nigera n'umunota, Imana izasohoza icyo yavuganye nawe. Haleluya. Ngo nuko Samweli abwira Yesayi, aramubwira ngo ntabwo turi burye, ntabwo turi bunywe, nta kintu na kimwe turi bukore uwo nguwo ataraza, kuko abandi bose Imana yari yabagaye. Bazanaga Shama, yajya kumusukaho amavuta akanga kuva mu ihembe. Bazanye Aminadabu, bamusutseho amavuta yanga kuva mu ihembe, kuko Imana yari yabagaye, ariko yari ifite uwo yatoranije, kuko yari imufiteho umugambi mwiza. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro. Tarabinifo. Imana yari ifite umugambi mwiza ku buzima bwa Dawidi. Haleluya. Ngo ya Samweli arangije aravuga ngo mugende mumuzane. Iyo Imana igufiteho umugambi mwiza, nta muntu ushobora kwinjira mu mugambi w'Imana ngo avuguruze icyo yakuvuzeho. Icyo yakuvuzeho kizasohora ku buzima bwawe. Icyo yakuvuzeho ni wowe wenyine kizasohoraho, nta wundi muntu kizajyaho, ni wowe wenyine. Ngo baragenda bazana Samweli, ngo bamuvana mu ishyamba. Imana ihabwe icyubahiro kandi tugirire neza. Ngo bamuvana mu ishyamba baramuzana. Ngo Samweli ahageze, Dawidi ahageze, haleluya, ahageze ngo bamushyira imbere, baramubwira ati ni wowe twari twategereje, ni wowe twashakaga, ni wowe wenyine wagombaga gufungura bino birori, ni wowe wenyine Imana ifiteho umugambi uyu munsi, kandi uwo mugambi ugomba gusohora mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko Dawidi ahageze bamushyira imbere, ngo aragenda afungura ikirori. Rumva bari bateguye ibyo kurya bitandukanye, bari bateguye ibyo kunywa bitandukanye. Haleluya. Ngo nuko ahageze, ngo ajya imbere yabo, ngo afungura ikirori, ararura ararya. Wibuke ko ari wa wundi wari waratawe, wa wundi wabaga mu ishyamba, wa wundi wajugunywe, wa wundi wabaga mu ntama. Uyu Dawidi imvura iyo yagwaga yaramunyagiraga. Uyu Dawidi inzara yamuriraga mu ishyamba, ntawo kumugemurira yari afite, nta muntu umwitayeho n'umwe yari afite. Ariko Imana yari ifite umugambi mwiza kwizamukura mu buzima bwo kuba mu ishyamba. Irangije ikurikirana umugambi yari ifite kuri Dawidi. Mu mpera Imana icyubahiro. Haleluya.
Mana ishimwe, Mana igikurikirana umugambi wayo. Bivuze ngo iby'Imana yavuze ku buzima bwawe izabikurikirana, izasohoza umugambi wayo uwigufiteho, izawusohoza. Nushaka uba uri mu buzima bumeze gute, nushaka uba uri mu bigeragezo bimeze gute, ariko Imana igufiteho umugambi mwiza. Nshuti mwene data, Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntiwihebe, ntucogore. Imana izakugirira neza. Imana izagukura muri ubwo buzima urimo bumeze nk'ubuzima bwo mu ishyamba. Iyo umuntu ari mu ishyamba nta viziyo aba afite. Iyo umuntu ari mu ishyamba nta cyerekezo cy'ubuzima aba afite. Uyu muntu uba mu ishyamba ahorana amaganya, ahorana amarira, ahorana agahinda, aba yumva nta muntu umukunda, aba yumva abantu bose baramwanze. Haleluya! Ariko umugambi w'Imana wo irawukurikirana, ikagusanga no mu ishyamba, kagusanga no mu buzima bubi uhagazemo, kagusanga aho watawe, kagusanga ahantu uhagaze hatakoroheye, kakubwira ati burya wari uzi ko umugambi wanjye ngukurikirana ibihe n'ibihe, nkawusohoza, nkasohoza icyo navuze. Haleluya! Ngo nuko Dawidi amaze kuvanwa mu ishyamba, rumva ntabwo bamuzanye ngo bamuzane uko bamuvanye mu ishyamba, ahubwo barabanje baramukarabya, barabanza baramwogosha, barabanza bamuca inzara, barabanza bamwambika neza. Rumva ubuzima bwo mu ishyamba nta n'imyenda yagiraga, ngo barabanza baramwambika neza, ngo barangije baramutambutsa. Imana ihabwe icyubahiro. Nawe uko niko Imana izagukura mu bigeragezo uhagazemo, amarira ufite uyu munsi, ibibazo ufite uyu munsi, Imana izabigutambutsamwo wemye, ibikuvanemo, utambuke gitware uri mu mbaraga z'Imana. Imana ifite umugambi mwiza, kandi uwo mugambi ntabwo uzahera. Haleluya! Niba ubyumva neza, zamura amaboko uhereze Imana icyubahiro. Haleluya! Imana ifite umugambi mwiza, kandi izawukurikirana, izawusohoza mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi uri mu marira, uyu munsi ufite ibibazo, waratawe, ntaho kukurengera ufite, nta muntu wabwira agahinda kawe, nta muntu wabwira ibibazo byawe. Ariko uyu munsi uhanga amaso ku Uwiteka, uyibwire ibikugoye, uyibwire ibikubabaje, uyibwire ibintu waburiye igisubizo. Imana ifite igisubizo ku buzima bwawe. Imana ifite inzira yaca ukinjira mu mugambi w'Imana, ugasohoka mu ubwo buzima bw'agahinda, ugasohoka mu ubwo buzima bw'umubabaro. Tarafobrere haleluya! Imana ishimwe. Ugasohoka mu ibyo bibazo bikugarije, kuko umugambi w'Imana wo ntabwo uzahera ku buzima bwawe. Niba ubyumva neza, wampera Imana icyubahiro, kuko icyubahiro ni icy'Imana, nta wundi bazagisangira, ni icyayo yonyine, iracyihariye. Imana ihabwe icyubahiro rero. Ngo nuko Dawidi ngo afungura ikirori, atambuka imbere y'abakuru be, atambuka imbere ya bene wabo, atambuka imbere ya se, atambuka imbere y'abantu bari buzuye aho batumiwe, abari utambutswa, kuko Imana yari igiye gusohoza umugambi wayo ku buzima bwe. Icyo yari yaragambiriye, isaha yo kugisohoza yari igeze. Haleluya! Imana ishimwe, Imana ihabwe icyubahiro. Umugambi w'Imana ni muremure ku buzima bwawe, kandi umugambi w'Imana uzasohora, uzasohora nta kabuza, nta kintu na kimwe kizawuburizamo. Iby'Imana yagambiriye ku buzima bwawe byose izabisohoza, nta na kimwe kibuzeho, mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko ngo bakimara kurya no kunywa, Dawidi amaze gufungura ikirori, ngo Imana yongorera Samweli, iramubwira ngo umva rero Samweli, mvugane na urabizi ko uzawazanywe no kwimika umwami, nicyo nari navuganye nawe. Ramubwira ngo haguruka wende ihembe ry'amavuta, ugende wegera uriya muhungu Dawidi, uyamusukeho, kuko ari we nabonye afite umutima
umeze nk'uwo nishimira, umutima umeze nk'uwanjye, mu mpera Imana Data wa twese icyubahiro. Haleluya. Ngo nuko Samweli ngo ahita ahaguruka muri ako kanya, ngo afata ihembe ry'amavuta, ngo babona arahagurutse, ngo babona aragiye yegereye Dawidi, ngo babona amusutse ihembe ry'amavuta imbere y'abakuru be, imbere ya bene se, imbere y'abantu bari bari aho ngaho bahateraniye. Imana ishimwe. Ngo ayamusukaho, ngo amavuta yose ngo ashira mu ihembe amujyaho nk'ikimenyetso cy'umuntu Imana yatoranije. Mu izina rya Yesu Kristo, umugambi w'Imana nusohora ku buzima bwawe, abantu bazaba bahari, ntabwo uzasohora uri wenyine, ntabwo umugambi w'Imana uzasohora nta bantu bazatanga ubuhamya bahari. Umugambi w'Imana nusohora, abagutangira ubuhamya bazaba bahari. Mu mpere Data wa twese icyubahiro, kuko aragikwiriye. Haleluya. Ngo nuko ngo amusukaho amavuta nk'ikimenyetso cyo gutoranwa. Data wa twese, Imana ishimwe. Haleluya. Ngo amusukaho amavuta imbere y'abakuru be, imbere ya bene se, imbere ya bene wabo. Imana isohoza umugambi wayo ku buzima bwa Dawidi. Uyu munsi hari umugambi Imana igufiteho, nubwo abantu bagiye bawuzitira, nubwo iminsi n'ibihe byagiye bizitira umugambi, ariko isaha nigera umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe. Cyo yakuvuzeho kizasohora, ntabwo kizahera. Haleluya. Cy'Imana yakuvuzeho, nubwo haba hashize imyaka 5, nubwo haba hashize imyaka 10, nubwo haba hashize 1 cyangwa 2, tegereza Imana, icyo yakuvuzeho kizasohora mu izina rya Yesu Kristo. Imana ihabwe icyubahiro. Hari igihe umuntu aba mu buzima, ubuzima bumugoye, ubuzima bwo kuba uri wenyine, ubuzima bwo kuba waratawe, ubuzima bwo kuba nta mwene wanyu, nta muntu n'umwe, nta muyomba, nta muntu n'umwe wabwira ibyawe. Ariko uyu munsi Imana iteza amatwi kugira ngo yumve ibyawe, kandi umugambi yaguvuzeho uzasohora mu izina rya Yesu Kristo. Nta muntu n'umwe uzitambika umugambi w'Imana. Ngo nuko Dawidi abasutsweho amavuta yo kuba umwami wa Isirayeli, abantu batabishaka, abantu batarabyemeraga. Umuntu ukuwe mu ishyamba, umuntu ukuwe mu butamatama, wanukaga ubutamatama, wari warishwe n'imbeho yo mu ishyamba, inzara yari yaramwishe. Ariko Imana iyo ishaka gusohoza umugambi wayo, nta kintu na kimwe igirebaho, nta kintu na kimwe ijya yitaho, iwusohoza nk'uko yawugambiriye mu izina rya Yesu Kristo. Uyu munsi rero ubuzima wari uhagazemo bumeze nk'ubuzima bwo mu ishyamba, bumeze nk'ubuzima waratawe, bene wanyu barakwanze, abavandimwe barakwanga bitewe n'ibihe uhagazemo. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Ibihe wacamo ibyo ari byo byose, Imana ifite umugambi ku buzima bwawe. Gumye wizere Imana, gumye uyisenge, gumye uyihanga amaso, gumye uzamura umutima wawe kuwiteka. Imana ifite umugambi kandi izawusohoza mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko Dawidi ngo aragumya amaze gusukwaho amavuta, ntabwo yahise umwami ako kanya, ahubwo ngo yasubiye mu ishyamba. Ariko ngo igihe cyaje kugera, Imana ikajya isanga Sawuli, kuko ari we wari umwami, ngo imyuka mibi ikava mu ijuru, ngo ikaza ikamuhangaho, ngo bashaka umuntu n'umwe wamukiza, ngo baramubura, ngo bazenguruka ahantu hose babura umuntu wakiza Sawuli. Ariko ngo bibuka ko hari umuntu wasutsweho amavuta muri Isirayeli, wasutsweho amavuta y'ubwami, wasutsweho amavuta na Samweli. Abantu bari bahari, ngo barangije barabyibuka. Uyu munsi Imana yibuke amasengesho
masengesho yawe, Imana yibuke umugambi wayo ku buzima bwawe. Haleluya. Imana uyu munsi yibuke icyo yakuvuzeho, yibuke umugambi wayo ku buzima bwawe mu izina rya Yesu. Ngo baragenda bafata Dawidi, ngo baramuhamagara, baramubwira ngo we wasutsweho amavuta, nta wundi dusanze wakiza umwami, nta wundi dusanze wagira icyo akora ukeretse wowe. Ngo baramuhamagara, baramuzana, ngo bamujyana kwa Sawuli ibwami. Ngo bahamugejeje, ngo Dawidi arangije ngo yegura inanga, ngo aracuranga, ngo acuranze ahamagaye ubwiza bw'Imana, ngo imyuka mibi iva muri Sawuli, irangije irazamuka ngo isubira aho yaturutse, ngo Sawuli arakira. Ngo bahita bafata icyemezo, baravuga ngo uyu muntu ukoze ibintu nk'ibi, habuze undi muntu wabikora, ntabwo twakwemera ko azasubira mu ishyamba, ntabwo twakwemera ko asubira mu butamatama. Ngo bashyiraho itegeko rivuga ko agomba kuguma ibwami, akaba hafi y'umwami. Imana ishimwe. Imana nijya gusohoza umugambi wayo, nta muntu n'umwe izagisha inama, nta muntu n'umwe izabaza, izabikora nk'uko yabigambiriye mu izina rya Yesu Kristo. Mu mpera Imana icyubahiro Data wa twese, kuko iragikwiye. Umugambi wayo, nubwo imvura yaba iri kugwa, umugambi wayo urasohora. Nubwo waba uri mu bibazo bikomeye, umugambi w'Imana urasohora mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Imana ihabwe icyubahiro, izina ry'Uwiteka rishyirwe hejuru. Muribuka ubuzima bwa Yosefu. Yosefu ngo yari yanzuwe na bene se bamwanze, batamushaka, ngo bagera naho bamugurisha, ngo baramugurisha, ngo bamugurishije, ngo abo bamuguze nabo ngo baramutwara baramujyana. Ariko ngo bamwe bajya inama, baravuga ngo mwaretse tugafata ikanzu yiwe tukayivuruguta mu maraso, tukayishyira data Yakobo, tukamubwira ko inyamaswa z'inkazi zamuriye. Ngo bacura umugambi nk'uwo nguwo, ngo barawucura barawuzuza, bakora ibyo bagambiriye, ngo ikanzu bayivuruguta mu maraso y'intama, ngo barangije bayishyira se Yakobo. Ngo Yakobo ayibonye aravuga ngo nta kabuza, umwana wanjye yapfuye, inyamaswa zamuriye. Ngo amara igihe arira asengera umwana we, ngo yiyirije ubusa. Ariko ngo Imana kubera yari ifite umugambi mwiza kuri Yosefu, ntabwo ibyo bari bagambiriye ari byo byari byabaye. Ngo ahubwo ngo baramujyanye, ngo bamujyana ku mutware wa Egiputa, ngo bamushyirayo, ngo abari haba umuja waho, ngo umukozi wo mu rugo. Ariko ngo kubera igikundiro cy'Imana cyari kimuriho, kubera umugambi w'Imana wari uri ku buzima bwa Yosefu, ntabwo imigambi yo kumwica yigeze ihama. Nagira ngo nkubwire ngo Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Imana ifite icyo itekereza kuri wowe. Nubwo bagambirira imigambi mibi, ntabwo Imana izemera isohora, ntabwo Imana izatuma ibibi bikuzaho, ahubwo umugambi wayo uzazana ibyiza ku buzima bwawe. Ngo nuko Yosefu, ngo bamaze kumugeza aho ngaho, ngo bahamugejeje kwa Potifari, Imana ishimwe, ngo bahamugejeje, ngo agira igikundiro cy'Imana, ngo ubwiza bw'Imana bumuzaho, ngo ibyo akoze bikaba byiza, byagerageje gushyiraho amaboko yabikora bikaba byiza, bigatungana rwose. Ngo nuko bigeza aho umutware w'urugo amubwira ngo nkweguriye urugo rwanjye, nkweguriye ibyo ntunze byose. Aramubwira ngo ariko umugore wanjye we ntabwo muguhaye, uzakora ibindi, uzayobora abagaragu, uzayobora abaja, ibyo mu rugo byose ndabikweguriye, ariko umugore wanjye we ntuzamukoreho. Ariko ngo umugore we arangije abenguka Yosefu, ngo abona ni mwiza, ngo abona afite uburanga, ngo agambirira ikintu kibi. Aravuga ngo nzamutura mu busambanyi uko byagenda kose, ariko ndashimira Imana ko uwo mugambi utasohoye ku buzima bwa Yosefu. Abantu bakugambiriraho ibibi ariko ntabwo bizasohora.
abantu bagucurira imigambi mibi ariko ntabwo izasohora. Imana ihabwa icyubahiro. Abantu banyuze mu bihe bikomeye muri iyi minsi itambutse, abantu banyuze mu bintu bikaze, abantu banyuze mu buzima bugoye, aho nta muntu wari ufite aho yakwihisha, aho nta muntu wari ufite uwamurengera, aho nta muntu wari ufite uwamutabara, ariko Imana yarahabaye. Ibana nawe irakurinda, ibana nanjye irandinda. Umugambi w'Imana rero ntabwo uzahera kandi ntabwo uzayoba ku buzima bwawe. Niba ubyumva neza, mpera Imana icyubahiro. Imana yarakurinze, Imana yabanye nawe. Uyu munsi dufite ishimwe imbere y'Uwiteka. Dufite ishimwe, hari ibyo yakoze, yaraturinze, yabanye natwe, yakoze imirimo n'ibitangaza. Uyu munsi kuba uriho ni ishimwe ry'Imana. Imana igufiteho umugambi mwiza nshuti mwene data. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, kandi ntabwo uno mugambi uzayoba. N'ubundi ibyo yagambiriye kugukorera izabigukorera. Gumya wizere Imana, gumya usenge Imana, gumya uhamagara Imana kandi uyiringire. Umugambi wayo uzasohora. Ibyo yagambiriye ku buzima bwawe izabisohoza mu izina rya Yesu. Ngo nuko Yozefu, ngo umugore wa Potifari, ngo arangije agambirira kumutura mu cyaha cy'ubusambanyi, ngo agerageza kumushyeshyenga. Aramubwira ngo injira, aramubwira ngo injira mu cyumba, aramubwira ngo nta kibazo. Ariko ngo Yozefu arangije ngo aravuga ngo Imana namenye, Imana ya Isirayeli, Imana yabanye nanjye, ntabwo nayihemukira bene aka kageni. Ntabwo Imana nayivaho, ntabwo nakora icyaha kingana gutya. Aramubwira ngo Imana yanjye ntabwo nayihemukira, ntabwo nakora icyaha. Ngo agerageza kumubwira ngo nta kibazo, injira, nta kibazo, emera ubikore, nta kibazo. Aramubwira ngo nzakugira umutware, nzakugira umuntu ukomeye, byemere, nta kibazo. Ariko ngo Yozefu aravuga ngo njyewe namenye Imana, ntabwo nakora icyaha kingana gutyo, ntabwo nahemukira Imana, ntabwo nakora icyaha, njyewe namenye Imana. Ngo nuko umugore arangije abona yuko Yozefu abyanze, ahita atekereza mu mutima, aravuga ngo uyu muntu nkoresheje ibintu bingana gutya akabyanga, ashobora kumvamo, ashobora kundega, ashobora kuntanga, ashobora kumvuga amagambo mabi. Ngo arangije ngo ahita yiyambura umwenda we, ngo awusigira Yozefu aho ngaho. Ngo Yozefu arangije abibonye atyo, arirukanka arahunga. Amaze guhunga, ahunga icyaha, ahunga ikigeragezo cyari kimuhagurukiye. Uyu munsi ibyari biguhagurukiye by'ibyaha, byari biguhagurukiye bishaka kugutura mu byaha, ubivemo mu izina rya Yesu. Hunga icyaha, hunga umugambi mubi wa Satani. Uwo mugambi wa Satani nushaka kuburizamo umugambi w'Imana, nushaka gutuma iby'Imana yakugambiriwe bitazasohora, wowe tumbira Imana, tumbira Uwiteka, umugambi w'Imana uzasohora ku buzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ngo nuko bafata Yozefu, baramufata, ngo baramufunga, bamushyira muri gereza. Umugambi w'Imana ujya usanga n'umuntu muri gereza, hari ubuzima wari uhagazemo bumeze nka gereza, ariko umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Aho waba uhagaze hose, umugambi w'Imana urakomeje ku buzima bwawe. Ngo bamushyira muri gereza, baramufunga, bamaramo igihe kitari gitoya. Ndashaka kuvuga ku mugambi w'Imana ho gatoya dusoza. Imana ihabwe icyubahiro, haleluya. Umugambi w'Imana uzasohora mu izina rya Yesu. Ngo nuko haciyeho igihe kirekire, haciyeho igihe kinini cyane, ngo harimo abagabo babiri mu iyo gereza, ngo bakoraga ibwami. Ngo umwe yari umuvuzi w'imisima, undi atanga vino ku meza y'umwami. Ngo nuko barota inzozi rero,
ngo umwe arota inzozi zikomeye, undi arota inzozi zikomeye, ngo barangije bazisobanurira Yozefu arangije arazirotora, abwira umwe, aramubwira ngo uko wabonye ibyo bihaza, uko wabonye ibyo bintu ku mutwe wawe, aramubwira ngo niko bazaguca igihanga, ibyawe bikarangira, ubuzima bwawe bukarangira. Abwira uwo nguwo waserivaga vino, aramubwira ngo uko wabibonye ni nako bazagusubiza ibwami, ukongera ugaseriva vino, kongera ugatanga vino ku meza y'umwami, kongera ukinjizwa mu kazi, ukongera ukinjira mu mugambi w'Imana. Ariko arangije aramubwira ngo nugerayo nshuti mwene data, ntuzanyibagirwe, uzibuke yuko nabanye nawe, uzibuke yuko unsize aha hantu ngenyine. Ngo baramusezeranya, baramubwira ngo tuzakwibuka rwose. Uko yabibarotoreye rero izo nzozi bari barose, umwe agezeyo bamuca igihanga, ibye birarangira. Undi nawe umugambi w'Imana usohora ku buzima bwe, ngo bamusubiza mu kazi, arongera aseriva vino imbere y'umwami, arongera asubizwa mu mugambi w'Imana, arongera asubizwa mu buzima, kuko Imana yari imuvanye muri gereza. Ariko ngo igihe kiza kugera umwami arota inzozi, abura umuntu n'umwe wazirotora, abura umuntu n'umwe wazisobanura. Niko wa mugabo yaje kwibuka, abanga ubwo nari ndi muri gereza, hari umugabo twari dufunganye, hari umugabo twabanagamo, twarose inzozi ziteye gutya. Arangije arazisobanura, uko yazisobanuye niko byagenze. Baramubwira ngo uwo mugabo mugende mumuzane. Nuko Yozefu yavanywe muri gereza, avanwa mu nzu y'imbohe. Aje Imana imutunga inkoni, Imana imushyiraho feva, Imana imugirira neza. Ngo arangije arotora inzozi umwami yari yarose. Amaze kuzirotora, umwami amugirira icyizere, aravuga ngo umuntu urotoye inzozi zimeze gutya, habuze uwazirotora, habuze uwazisobanura. Aravuga ngo uyu nguyu niwe ngize umutware, uyu nguyu niwe ngize umutware mu bwami bwanjye. Yozefu aba umutware, aba umuntu wa kabiri ku mwami. Turi kuvuga ku mugambi w'Imana. Umugambi w'Imana, nubwo waba uri mu buzima budasobanutse, nubwo waba uri mu buzima bumeze nk'aho uba mu ishyamba wenyine, umugambi w'Imana uzagusangayo. Haleluya! Umugambi w'Imana uzagusangayo. Umugambi w'Imana wakuye Dawidi mu ishyamba. Umugambi w'Imana, icyo Imana yari yaramugambiriyeho iragisohoza, icyo Imana yamutekerezagaho irangije iragisohoza mu izina rya Yesu. Haleluya! Ni nako uyu mugambi w'Imana wasanze Yozefu mu nzu y'imbohe, urangije umuvanayo. Yozefu ava mu nzu y'imbohe, bamuvanamo, nawe baramukarabya, nawe baramwogosha, nawe bamwambika neza, bamujyana imbere y'umwami. Ngo arangije haleluya, Imana ishimwe. Ubwo yari avuye mu buzima bwa gereza, ntabwo yabyumvaga, ntabwo yabirotaga, ariko umugambi w'Imana ujya ugusanga umeze nk'aho wihebye, ujya ugusanga umeze nk'aho uri mu buzima bwa wenyine. Umugambi w'Imana ntabwo uzahera, uzasohora mu izina rya Yesu. Cy'Imana yakugambiriyeho kizasohora mu izina rya Yesu. Nshuti mwene data, nagira ngo nkubwire ngo uyu munsi ubuzima wari urimo Imana irakuzi, ibihe wari uri gucamo Imana irakuzi, Imana igufiteho umugambi, Imana izakugirira neza. Imana ntabwo izatuma upfana iryo zina ribi, Imana ntabwo izatuma uheranwa n'ako gahinda, Imana ntabwo izatuma haleluya, ntabwo izatuma ako gahinda kaguherana, ntabwo izatuma ako gahinda ukagumamo, ntabwo izatuma uwo mubabaro uguherana. Imana izawugukuramo ikugirire neza, kuko igufiteho umugambi mwiza.
Imana igufiteho umugambi mwiza, nubwo ubona iburyo nta muntu ukwitayeho, nubwo ubona ibumoso ukabona nta nzira, ukabona nta cyerekezo, nubwo ubona nta muntu n'umwe ukumva, Imana ifite umugambi mwiza. Yizere, yiringire, senga Imana, igufiteho umugambi mwiza. Ibyo yagambiriye ku buzima bwawe byose bizasohora, nta na kimwe kizasigara kidasohoye. Kandi Imana ijambo ryayo riravuga ngo ibyo nibwira kubagirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Haleluya! Imana igambiriye kugukorera ibyiza, Imana igambiriye kukurengera, Imana igambiriye kugutabara, Imana igambiriye kugukuraho iryo zina ribi, mu izina rya Yesu Kristo. Twinjira ku musozo rero, nagira ngo mbabwire ngo umugambi w'Imana uzakuvana mw'ubwo buzima bubi, uzakuvana mw'ako gahinda, uzakuvana mw'uwo mubabaro. Uwo mubabaro ufite ntabwo ari uw'iteka ryose, ako gahinda ufite ntabwo ari ak'iteka ryose. Imana ifite umugambi mwiza wo kugukiza ibikomere. Nshuti yanjye, Imana ikiza ibikomere. Muvandimwe, Imana ikiza agahinda. Ibyo bikomere Imana yiteguye kubigukiza. Imana yiteguye kuguha umutima mushya. Imana yiteguye kuguha ibyiza, ibyo yagambiriye ku buzima bwawe kuva kera kose izabisohoza mu izina rya Yesu. Komera wizere Imana, uyiringire, uyihanga amaso. Ibyo yibwira kugukorera ni ibyiza mwene data, ibyo izakugezaho ni byinshi kandi byiza. Uyu munsi ntiwumvire ijwi rya Satani. Hari igihe ijwi rya Satani rijya riza rikakwereka ko ibyo urimo, ubuzima urimo butazarangira, utazabuvamo, ibihe uhagazemo uzabipfiramo. Ariko ntabwo ariko bimeze. Ibihe uhagazemo uko byaba bimeze kose, hari ibihe bibi, hari ibihe bigoye. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe. Ntuheranwe n'agahinda nshuti muvandimwe, ntuheranwe n'ibibazo, ntuheranwe n'ubuzima ubona uhagazemo. Wabuze uwubwira, wabuze uwakumva. Ariko uyu munsi Imana yiteguye kukumva mu izina rya Yesu. Imana yiteguye kumva ako gahinda kawe, Imana yiteguye kumva uwo mubabaro wawe, Imana yiteguye kumva. Imana iguteza amatwi. We yibwire imbere yayo, ubwire Imana, uyibwire ngo Mana bimeze gutya, mpagaze mw'ubu buzima, mpagaze mw'ibi bihe bitanyoroheye. Bwira Imana yiteguye kukumva. Igufiteho umugambi mwiza, kandi uwo mugambi uzasohora, nta kintu na kimwe kizawuburizamo. Wowe bwira Imana, ubwira Imana irakumva. Bwira Imana yiteguye kumva agahinda kawe, yiteguye kumva umubabaro wawe, yiteguye kumva icyo uyibwira, nayo yiteguye kugusubiza. Imana ibaha umugisha, Imana ibagirire neza. Imana ifite umugambi mwiza ku buzima bwawe, ifite umugambi mwiza kandi izawusohoza mu izina rya Yesu. Dusoza ndumva ashaka kubasengera, nkabwira Imana umugambi yari ibafiteho ikawusohoza mu izina rya Yesu. Mana Data wa twese, aya masaha turi imbere yawe, buno ubwoko bwawe buri imbere yawe. Aba ni abantu bawe watoranije, aba ni abantu bawe waremye mu ishusho yawe. Aya masaha ndabasengera Imana, ndabingingira Imana. Hari abari bahagaze mu buzima bumeze nk'ubwo Dawidi yari ahagazemo. Uyu munsi ndakwinginze umugambi wawe uwusohoze, usoze ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Icyo wagambiriye uyu munsi ugisohoze mu izina rya Yesu. Abari bari mu buzima bumeze gutyo, ubarengere, ubavanemo, ubatabare, ubagirire neza mu izina rya Yesu.
abari bahagaze mu buzima bubagoye butaboroheye, Mana abo ngabo nabo ndabasengeye, uyu munsi wa none ufite umugambi mwiza ku buzima bwabo, hari umugambi mwiza kandi wawusohoza mu izina rya Yesu, izina ryawe rigahabwa icyubahiro. Urakoze urakarama kuko uri Imana yumvise gusenga kwacu, reka buri wese umugirire neza umuha umugisha, tubisabye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibahe umugisha, amen.